Umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe? 5. Tugiramo 2. hari Nyabugogo, hari Kacyiru, imbavu ko ari na Gikongoro, Gashwingi, Nyamagabe. Hari umwana twakundanaga muri quartier takumva ngo yishwe na sida wana ngo yarayivukanye kandi haranahiye ndavuga ukundanaga n'umukobwa rwa yicwa na sida vipi sigaranya gacumi nese ibicuma bikoresha iki ngende ndiguremo inda yara mu migina ibitekerezo byawe biri kunuka ibirenge kubera yuko wakoresheje agatsinsino kawe uri gutekereza yani tumana ubupuzumpu bugomba guhagarara amatava ku igare Munka gute se narenze kari kwifata nyine cya kintu cyakiri munsi y'imwe igiki gifite intoki 3 bakakigira bate bakagikanda umugabo ukubita umugore kugeza izi saha mwise imbwa. Hanyuma umugore ukubita umugabo ukubita umugabo aba yakubise imbwa. Hari igihe umuntu akubera nenda kuzagukanda iwe nakubiswe nipo mvumuriwo nabyo nzi nese ko ari bicaye hasi bigenze gute nikaririmba irandirimbo Umva uzashaka umugore ryari? nshaka umugore reka umugore niwe uzaza kunyishakira kandi nshaka umugore ufite masters reka ngeze nabonye umugore ufite masters namwiteza reka ntago byavamo Bose nka Shadiba kubwiye kagushaka. uza ufite masters ngiye nshaka umukobwa ufite masters ubukene buruta ubwayo bakora ubukwe barabaseye birarangira nyine barataha ninjoro batwikura bamaze gutaha umuhungu ngo ahamagara umukozi avuga ati kadogo ngwino genda uzanire mitsingi ngiye kuzapfa maze amezi 6 nigira umubatizo nta kayoga nta kintu ati nzanira mitsingi umukobwa nubwo turakomeje se burya ntago uri umurokore ati we ntabwo ndi wese nigezana nabawe burya ati kadogo ati garuka ati nanjye nzanira intore kiba kimwe njamye ku butaka hasi none avuga indi ya amatona yanjye barayijanye mana we pita nkanguka nsanga njamye ahantu hameze bye ndavuga koko yino ni shitani iyo mbimenya shagena taye nari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata iyo mbimenya shagena taye nari gufata Yesu kareka ibindangaza nkifatira Yesu tukabana karamata shagena taye ndi mu busambanyi shagena taye ndi mu nzangano Juru morayo njewe ni juru morayo n'ubu turiyo wallahi mwerekeza kayo nago naba ndirikara ngengwa nyiteje nago yanyiteje mbega matange nakasane Kristo we Kristo babanje taruvatira we iyi siriyo bagira buryohe gushaguje uba maze yahita ajyamo imboni utari wakizwa ngo ugire iri gutera isesemi n'ikizibakanwa ngo ubireke umenye ngo ikintu narakiretse uracyafite urugendo ntabwo twaretse gusambana kuko twabuze abo dusambana nabo ko muri kundeba utampaye n'abandi bampa
unyimye najya n'ahandi banyimye natanga n'amafaranga yanjye sinyagira ariko kuko ndi munsi y'umusara I can't sinshobora guhemukira Imana ego gitare c'amahanga. Ubu rero ukuntu bimeze yemwe ba, ukuntu bimeze yemwe ba, twebwe ibihe byacu ukuntu byabaga bimeze, twabaga twitonze tumeze neza. Mwemwe mwarayagaye, ubu mwayagaye ngo se Valente yageze. Yemwe ba, mwatuje koko. Uzi ukuntu baca umugani baravuga ngo umusore utarenze imisego agusanga yarenga imisozi aguhahira. Ugize uti umusore utarenze imisego agusanga ntiyarenga imisozi aguhahira. umusozi utarenze umusore umuntu wo kwirukankana ngo yifate ifi ningiye ukora mu gikoni ubundi wakishyuye ukareka kumbaza ibyo mu gikoni. Nishyuye se ku buryo ngewe ushobora kugenda ugafata koperative y'abakobwa bose ugafata rubanda ukabazana kuri facture nge nkabishyurira. Ako se wagiye ibintu kuko wagiye umusirimu ukabana kuru ngo nk'abakuru mbe kuru rero urimo nkura maze untagangaza undandura amamenyo ibyo ngibyo ntago bishoboka. Ufite yarayo suri murabara ntabwo ara yawe ntago bikureba. Iyi facture ntago nyishyura. Nakubwiye gufata akantu ntago gufata. Why are you single? Yes, I am single because of lack of capital to start a relationship, high cost of living, unhealthy competition from my fellow boy childs, poor infrastructure, pests and diseases, eating of fare by the other gender, attack from the neighboring boy childs, lack of beards, shortage of lines, lessons from the other relationships, sponsors and sugar daddies, high cost of maintenance, and unavailable. Chaye mukikunje umukunzi wanje anyuraho arambwira ngo ndagukunda numva ndishimye. John haguruka wana ndumva oya ubundi rero kwitangira ndicara ndazamuka nako ngomba gucikiriza indirimbo yanjye. Nari nicaye mu bwigunge umukunzi nabaye pasitori imyaka 60 nigisha iby'Imana ntayizi nukuri birambabaza. Abapasitoro bagenzi banjye barambwira pasitoro ibyo ntukabivuge upfare icyaha utakera urasuzagikira kandi aba pasitoro nige wabigishije babeshya no kanyagwa. Aro? Muraho bwana mudugudu? Yego. Nitwa Danizo ningeje wari waje gutanga ikirego aho ngaho murambwira ngo ikirego cyanjye ngo kirakomeye ngo njyane ku rwego rw'umurenge. Ubu rero naringeze ku murenge yewe n'urwego narubonye narindi ku rwego rw'umurenge nagira ngo mumbwire nimba ari hano ndi buze gusiga ikirego cyanjye n'ikirego dore ndagifite. Ngo? Naringeze ku rwego nyine ubwo murambwira nimba uru rwego ariko ndi bushyireho ikirego cyanjye murakoze. Kandi rwego kubwa n'umuro wambwa.
turashize none. Tugiye kubatembereza mu tubati tw'ibikombe amakipe y'ibihugu yagiye atwara. Ku mwanya wa gatatu hari ikipe ya Kameroni, ku mwanya wa kabiri hari ikipe y'igihugu ya Misiri, ku mwanya wa mbere hari Amavubi uretse yo no gutwara ibikombe ahubwo yatwaye n'amajage na za teremusi.